yabi igiye kwimika abagore biri ntabwo nakukubaza ngo hari ngurabizi ibintu iyo biri kuri social media tatwumva ko abantu benshi babizi na makuru hari igiye kubimika bitewe nuko nayibona nyine ko igihe kize yuko badakwiye kugira abo baheza mu muhamagaro wo gukorera Imana. Ariko se tuvuga kuri ADPR abantu bo muri diaspora tujya tuganira benshi batandukanye bakavuga ati ADPR umuntu ayivamo ariko ntimuvamo. No kuri wowe niko bimeze? ADPR ngo umuntu ashobora kuyivamo ariko wiyo biragoye ko yava mu bantu wayibayemo. Ibyo nukore nanjye ndabihamya. Kuko kuba umuntu akurebye nyina kubonamo nanjye wangukiye ADPR igipene nyine ukuntu abona nyine ko nubundi ntukigirimo kuko ushumbye itorero rindi sibyo ariko yo ntiyakuvuyemo. Ubwo nashaka kukubaza ikibazo kibaza ngo ni iki kuba warabaye muri ADPR muri Pentecote hano mu Rwanda bigufasha mu murimo w'Imana? Kuko bakunda kuvuga ngo umuntu wakuriye muri ADPR akarerwa nayo akabona uko myizerera akareba gasenga nyine gipante ati niyagiye mu muhamagaro iyo background ye ishobora kumufasha. Kuri Pastor Catherine ni iki kuba yarakuriye muri ADPR akaba ari yo atorezwamo umurimo w'Imana bimufasha mu nshingano? Ahubwo nakwifuriza umuntu wese kunyura muri ADPR kuko ADPR vraiment no mubyeyi mwiza yaratureze ntekerezaho tugeze aha ngaha ukuberayo yatwigishije ibintu byinshi kandi vraiment nuko nyine nayiba hariya ariko n'umubyeyi mwiza yaratureze kandi twigishije gusenga. Aho hantu nakuriye twigaga gusenga, natangiye kwiga gusenga no kwiriza ubusa mfite imyaka 15. Ibyo rero byaramfashije mbese kwiga gusenga umwuka w'Imana akakuyobora tukigishwa kubatizwa mu mwuka wera. Donc ADPR n'umubyeyi wacu kwa kandi ikindi nuko urabona n'imyitwarire bagiye batwigisha za kirazira bakora ntibagira gutya ntibambara gutya bagenza gutya. Ibyo ngibyo bigenda bidukurikirana. Ndibuka nzi neza ko nk'ubu ngubu urabona tubiburaye tuba mu bihugu bikonja. nka Finland ni igihugu gikonja cyane, kiri mu bihugu bikonja cyane. Twakuze rero batubwira ngo kwambara ipantaro ni ikintu kitari cyiza ariko ntago byashoboka kuri muri Finland. Ariko nubwo kubera iyo ADPR twakuriyemo byarananiye kujya mu rusengero mu materaniro nambaye ipantaro kubera rero ibyo yatwigishije. Hari ibishoboka nyine dukomeza bijyanye na discipline y'itorero cyangwa se discipline y'umubiri twagiye tuhakura nayo ni nziza ariko ariba itagishoboka. Ariko vraiment yaratwigishije kandi umuntu wasengeye muri ADPR nyine abishaka afite ubushake iramuforoma kandi nawe agaforoma abandi. Nekereza rero ko iyo mihamagaro yose yagiye ariho yagiye itangirira. Yego Mama Pastor nuruhe ruhare muri iyi minsi mu muryango nyarwanda ndetse no n'ahandi haragenda hiyongera icyo bita crise familiale cyangwa divorce, ubwiyongere bwo gutandukana kw'abashakanye, ibibazo biragenda byiyongera mu miryango mu buryo bumwe cyangwa. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Urabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu n'umukozi w'Imana, ni inshuti y'umusaraba wa Yesu Kristo wahisemo neza kumukorera atiganda. Rero niwe tugiye kuganira, nuza gukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ndabizi neza ko uri buze kunguka ibintu byinshi kandi bigufitiye umumaro. Ni munyemerero dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho cyane. Amakuru ni meza cyane. Wow, tuguha ikaze ku Iyobokamana TV. Mwakoze cyane. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro.
murakoze cyane. Nitwa Catherine Mutiganda. Mutiganda ni izina ry'umugabo. Navukiye ahitwa Ikinazi mu ntara y'amajyepfo. Yego. Ariko nkaba mba mu gihugu cya Finland i Burayi. Sinzi niba ari ibindi. Akaba ari umumama w'abana. Ndi umumama w'abana 4. Kandi nkaba njye n'umugabo wanjye duhagarariye itorero ryitwa International Open Doors for Christ. Yes. Muri icyo gihugu nyine. Tukaba ariho dukora umurimo w'Imana kandi tugakora n'akazi kandi ka leta. Yego. Mwamwumvishe rero niwe tugiye kuganira no mu diaspora niko tubita. Turaganira ku bintu bijya bitandukanye birimo umuhamagaro, birimo n'utundi mu buryo butandukanye. Reka tusabe rero mama Pasiteri abaza dusengere kugira ngo yiringinge Imana ize kubana natwe muri iki kigano cy'ivuga butumwa. Urakoze Mana yacu, turagushimye tuguhaye icyubahiro. Niwe Mana yera, niwe Mana ikiranuka, niwe Mana ivuga bikaba, niwe utegeka bigakomera. Turagushimye ku bw'aka kanya duhaye. Mwami, turasaba Umwuka Wera kugira ngo azabane natwe, kugira ngo ibyo tuvuga ntaba ari twe ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Sengeye iki kiganiro kugira ngo abazacyumva Mwami bazagira icyo bakuramo, bazagira ibibubaka, bazagira ibibahugura, kandi ntaba ari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Umugisha abangaba bakora umurimo wawe, nanjye ungire neza, twebwe twese duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Mama mumeze neza? Tumeze neza. Mwari muherutse mu Rwanda ryari? Nari maherutse 2015. Hashize imyaka 10. Imyaka 10. Yeah. Ukurikije uko wasize u Rwanda nyuma nyine mbere y'iyo myaka 10 uruherutsemo, noneho ukanagereranya nuko warusanze mw'iyi minsi muri 2025, expectation zawe cyangwa warubonye gute? Comparaison ni iki watubwira ku Rwanda rwacu? Urebye nayo naravukiye mu niba bahita mu giturage. Ntago nari nzi Kigali cyane, ariko kamemo nayigeragamo rimwe na rimwe. Ariko nasanze Kigali irakeye cyane, iri ku rwego rurenze umuntu yavuga. Ikindi nahakundiye cyane nuko hari nature, hari ibiti byiza, mbese urahagera ukumva ntago mbese wahageranya n'indi mijyi. Indi mijyi ubona usanga harimo ibizu binini, mbese ari sature, ariko Kigali irihariye, ifite ibiti, ifite za nature, ifite amazu meza, narayikunze. Kandi no mu giturage naho nagiye mu ntara, ntabwo nibuka, ariko twagiye mu ntara naho, twagiye Nyaruguru, tujya no mu majyepfo hari. Ariko naho urabona hari iterambere, urabona hari amazu meza, urabona abantu bakeye, urabona mbese ko u Rwanda ruri ahantu heza, rugeze ahantu heza. Yego nibyo, u Rwanda ruri ahantu heza. Iyo umuntu aruherutsemo, iyo umuntu ataruherutsemo yagarutse asanga harahindutse ibintu byinshi bitandukanye, bitewe n'uburyo bari umujyi uri kugenda ucya, iterambere ryiyongera, uburyo butandukanye nyine, cyane cyane improvement yabayeho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abantu babonaga u Rwanda ruri mu icuraburindi, babona ruri ahantu habi. Hari umupasiteri twaganiriye mu minsi ishize muri press conference ari baratubwira ngo babonaga bari kubaka amahoteli, bakavuga ngo azabapfira ubusa kubera yuko u Rwanda rwari rufite reputation mbi mahanga. Ariko ubu ngubu ibyo byose byavuyeho, ahubwo iterambere riraganje kandi riragaragarira buri wese. Vraiment mbere yo wavugaga ngo uri umunyarwanda, bahitaga bakubwira ngo hahandi habicanye, ngo hahandi ngo ese urihutsi, ibintu batazi no kubivuga. Ariko ubu ngubu iyo babwiye uti ndi umunyarwanda bahita bakubwira ngo Kigali ngo harasa neza, ngo igihugu cyanyu gifite amahoro, igihugu cyanyu gifite isuku. Donc ubu ngubu iryo zina rya mbere riho rirahanagurika mu bantu, ahubwo noneho bafashe irindi zina rishya. Ni byiza rero. Yes. Baravuga mu muhamagaro cyangwa mu murimo w'Imana ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye,
ikunda kumunyiza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko nawe akomeza abandi. Nta muntu Imana igihamagara imutoraguye, ikunda kubanza kugutreninga, kukumenyesha yuko igushaka mu murimo wayo cyangwa mu muhamagaro. Ikibazo cyanjye rero ubwo nagisasiraga ni ikivuga ngo niki cyakubwiye mu mutima wawe ko Imana iguhamagaye mu murimo w'ivuga butumwa cyangwa kuyobora itorero nyine nk'uko mubifatanya n'umutware wawe. Wabimenye ryari? Wamenye ubigezemo? Watangiye kubimenya ukiri muto? Imana yacaga amarenga kwigushakamo umukozi wayo? Hari ibyo wanyuragamo ukavuga ati ibi bintu biransurikira mu muhamagaro? Dusangize gatoya ku rugendo rw'umuhamagaro wawe. Murakoze cyane kubw'icyo kibazo. Donc urabona ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yatumenye mbere yuko iturema. Donc mutaraburi Solomo ndaba mama wanyu nari mbazi, kandi n'abantu niko yabwiye Yeremiya, kandi ngo nagukizeho ko umuhanuzi uhanura amahanga. Nekereza ko rero mbere yuko tuza kuri iyi si Imana iba yadushyizemo umuhamagaro, ariko rimwe na rimwe bigora kuwumenya, ari igihe bigora kuwumenya, kuwemera no kuwinjiramo. Iyo umaze kuwumenya hakurikiraho kuwemera, agakurikira no kwinjiramo. Iyo umaze kuwemera rero no kwinjiramo nibwo utangira kubona ngo se byatangiye ryari. Iyo usubije amaso inyuma usanga ibyo biba byaratangiye kera, ariko ngewe navuga ko imihamagaro mbese iba ari myinshi, gukorera Imana ni byinshi. Sinzi umuhamagaro ndi buhereho, ariko wowe kuyobora umurimo w'Imana naje kwisanga iyo nsubije amaso inyuma asanga byaratangiye nkiri mutoya, kuko njye n'umutware wanjye duhagarara itorero, no kuvuga turi abapasiteri twembi, twize ishuri rya Bibiliya mu Bufaransa. Turangije rero Imana itwemera ko dutangiza umurimo wayo muri Finland. Ariko ngewe iyo ndebye nkiri mutoya asanga nyine ari uko Imana yari yarampamagaye kera, kuko nagiye nisanga nyobora abana niga segonderi, nkayobora abajeni, abigisha gusenga, ku byo narinzi gusenga no kwiyiriza ubusa nkagenda mbayobora. Iyo nsubije amaso inyuma nsanga najyaga afasha abana b'abakobwa cyangwa n'abadamu bafite ubukene, mfite utwo mfite nkabaha. Nsanga mbese byaragiye bitangira kera, ariko kujya kwemera ko Imana mbese duhamagare gukora umurimo, kenshi nagiye kubona mbona mbyinjiyemo. Urabona ngo Imana ihamagara Mose yabonye igihuru gishya, abona ko mbese Imana imuhamagaye, abona ko bitangiriye aho. Ngewe rero navuga ko natangiye kwibona mbese mbona umurimo w'Imana nkurimo, sinigeze mbitekerezaho mbere cyane. Ndibuka ko ndi hano mu gihugu aho muri 2015 nibwo umuntu twari hano dusenga, none umuntu abazundi twari turi kumwe ngo se ngura mudamu n'umupasiteri. Icyo gihe ntabwo numvaga bishoboka, sinanabonagaho biri. Noneho aravuga ngo rero ngo ni umupasiteri. Umwaka ukurikiyeho niho badusengeye, niho badusengeye kuba abapasiteri. Nza kwibona rero turi mu murimo. Ndumva mbese gahoro gahoro umuntu agenda, hari imihamagaro myinshi umuntu aba agiye afite, ariko akayibona amaze kuyinjiramo, cyangwa se ukawubona ariko kuwinjiramo ukabona biragoye. Ariko ngewe ntago nabibonye mbese namaze kubyinjiramo. Sinzi nasubije ikibazo cyawe. Yego mwagerageje, mwagisubije. Ni izihe ngorane mwahuye nazo mu rugendo rwo kwemera uwo muhamagaro wanyu nk'umugore? Umuhamagaro wo kuba umushumba, umuntu ari umugore, ugira intambara zawo. Intambara ya mbere ni yuko wenda ni hano da, reka ndeke kuvuga i Burayi, hariya muri hano rimwe na rimwe usanga abantu hahora impaka z'urujya n'uruza. Bamwe ati umugore ntakwiye kuba pasiteri, abandi bati reka reka, ibyo ngibyo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereye. Ati muho rero agomba kugera no mu murimo w'Imana no kuyikorera nta nkomyi, byose Yesu yabikuyeho. Ugasanga birateza impaka kuba pasiteri n'umugore. Wowe nta byakugoye kugira ngo winjiremo, wenda utekereza ati se muri famiye hari abantu abapasiteri barimo, wenda ngo nibo niganye kuba ngiye mu gipasiteri. Bene ibyo bitekerezo nta kuri mwebwe nta byaje? Cecile, ntambara ntago wazibura, cyane cyane ko nasenge ndi umupantekote muri ADP.
niho wahoze urumva rero ko ibyo bintu nubwo ndi i Burayi uba warakuze mbese bakumvisha ko atari umurimo w'abadamu kuba rero waragiye ufite iyo bagaje ugenda ugira twa limite mbese wumva tuhari ariko no kuba nyine uvuga ngo nta bantu muri famiye umuntu abazi avuga ngo ayigiraho ariko navuga ko ku isi yose mbese umudamu umupasiteri ntago aremerwa neza ni Burayi hari amatorero amwe atabyemera akaba nabyemera mbese ni ku isi yose njyewe navuga ko rero byanyoroheyeho kubera ko twese ari njye n'umugabo twinjiriye mwe mu nshingano noneho n'umupasiteri wadusengeye yitwa Mamadou Karambiri n'uwo muri Burkina Faso we mbese ntajya asengera umugabo wenyine ntago asengera umugabo wenyine ntago ababwira ngo mwese muri kuri niva imwe ariko arakubwira ati umugabo nyine afite inshingano ze ariko asengera bombi asengera couple bose bakaba abapasiteri donc nta mupasiteri w'umugabo asengera gusa kuko yasanze yatubwiye ko bagira intambara kubera ko basengera abagabo abagore ntibibone mu muhamagaro noneho bigateza intambara rero yahise adusengera twembi biroroha ko twinjiriyemo muhamagaro mbese ntago nigeze mpura n'izo ngorane cyane ariko ya bagaje nyine ndi kuvuga yaho naturutse batemera mbese batemeraga hari aho ugera nk'ubu ngubu hari aho ngera sinipresente ko ndi umupasiteri kubera ko mbona turaje batari bubyemere batari bubyemere batabyumva kubera twiga Bibiliya baratubwiye bati nujya ahantu ukaba tuvuge tugiye mu Isiraheli ngo ntago bemera kurya ariya matungo ngo atatuye inzara cyangwa se ngo inyama zivanze n'amaraso avuga ngo wowe nubwo bitakugusha wewe ujya kubirira imbere yabo kuko bo birabagusha rero n'ubupasiteri iyo mbona abantu batari bubyakire ntago mbivuga cyangwa donc simbona mbonye bigiye kubangamira umurimo ngiye gukora sinzi impamvu nabivuga aho mbona babyakira barabyakira aho mbona batabyakira rero nkabyihorera ntago mbona ko ari cyo wowe ubivuga iki kuba ku bantu bavuga ko umugore adakwiye kuba pasiteri abandi bati nyamara nta kibazo kuri avi yawe wowe bitekerezo ute mbona ko none se ni Imana iba yaguhamagaye ko ari Imana iba yatanze uwo muhamagaro kandi ikaba yawuguhaye mbere y'uko ikurema ni gute se wabihakana warwanya uwo muhamagaro ntekereza ko ibi bintu ntekereza ko urabona Adamu na Eva bamaze gukora icyaha Imana yabwiye inzoka ati uyu mugore azakumena umutwe noneho rero ntekereza ko ababirwanya ari babandi badashaka ko tumena umutwe Satani suko kandi ari inshingano Imana rero yaduhamagaye niyo yaguhamagaye rero kugira ngo uyikorere niyo yo kwitabwaho kuko ntacyo wakora kugira ngo wemeze abantu bose ariko iyo Mana iba yaguhamagaye kandi hari abadamu bafite umuhamagaro ubona Imana iba yahamagaye koko kandi natwe twese kugira ngo tuyikorere njye rero ndabyemera ko umudamu Imana yamuhamagaye mbere kandi hari n'irindi jambo avuga ngo Imana ikimara kurema Adamu yaramubwiye ngo si byiza ko umugabo aba wenyine si ukuvuga umugabo n'umugore gusa ahubwo no mu murimo niba Imana yarabonye ko umugabo ataba wenyine mu rugo ntago yaba wenyine mu itorero kuko no mu itorero birakomeye rero tugomba gufatanya twese tugakora umurimo w'Imana niko bimeze ngira ngo ni ibintu byiza cyane ADPR nayo noneho ubu igiye kwimika abagore ntabwo nakukubaza ngo hari ngo urabizi ibintu iyo biri kuri social media twumva ko abantu benshi babizi na makuru ahari igiye kubimika bitewe nuko nayibona nyine ko igihe kize yuko badakwiye kugira abo baheza mu muhamagaro wo gukorera Imana ariko se tuvuga kuri ADPR abantu bo muri diaspora tujya tuganira benshi batandukanye bakavuga ati ADPR umuntu ayivamo ariko ntimuvamo no kuri wowe niko bimeze ADPR ngo umuntu ashobora kuyivamo ariko wiyo
biragoye ko yava mu bantu wayibayemo. Ibyo ni ukuri nanjye ndabihamya. Kuko kuba umuntu akurebye nyine akubonamo nanjye wangukiye ADEPR igipene nyine ukuntu abona nyine ko n'ubundi ntukiyirimo kuko ushumbye itorero rindi sibyo ariko yo ntiyakuvuyemo. Ubwo nashaka kukubaza ikibazo kibaza ngo ni iki kuba warabaye muri ADEPR muri Pentecote hano mu Rwanda bigufasha mu murimo w'Imana? Kuko bakunda kuvuga ngo umuntu wakuriye muri ADEPR akarerwa nayo akabona uko myizerera akareba gasenga nyine gipante ati niyo yagiye mu muhamagaro iyo background ye ishobora kumufasha. Kuri Pastor Catherine ni iki kuba yarakuriye muri ADEPR akaba ariyo atorezwamo umurimo w'Imana bimufasha mu nshingano? Ahubwo nakwifuriza umuntu wese kunyura muri ADEPR kuko ADEPR vraiment ni umubyeyi mwiza yaratureze. Ntekereza aho tugeze aha ngaha ni ukuberayo yatwigishije ibintu byinshi kandi vraiment nuko nyine nayiba hariya ariko ni umubyeyi mwiza yaratureze kandi twigishije gusenga. Aho hantu nakuriye twigaga gusenga, natangiye kwiga gusenga no kwiriza ubusa mfite imyaka 15. Ibyo rero byaramfashije mbese kwiga gusenga umwuka w'Imana akakuyobora, tukigishwa kubatizwa mu mwuka wera. Donc ADEPR ni umubyeyi wacu kwa. Kandi ikindi nuko urabona n'imyitwarire bagiye batwigisha za kirazira ntibakora bakora ntibagira gutya ntibambara gutya bagenza gutya. Ibyo ngibyo bigenda bidukurikirana. Ndibuka nzi neza ko nk'ubu ngubu urabona tubiburaye tuba mu bihugu bikonja. nka Finland ni igihugu gikonja cyane, kiri mu bihugu bikonja cyane. Twakuze rero batubwira ngo kwambara ipantaro ni ikintu kitari cyiza ariko ntago byashoboka kuri muri Finland. Ariko nubwo kubera iyo ADEPR twakuriyemo byarananiye kujya mu rusengero mu materaniro nambaye ipantaro. Kubera rero ibyo yatwigishije hari ibishoboka nyine dukomeza bijyanye na discipline y'itorero cyangwa se discipline y'umubiri twagiye tuhakura nayo ni nziza ariko ariba itagishoboka. Ariko vraiment yaratwigishije kandi umuntu wasengeye muri ADEPR nyine abishaka afite ubushake iramuforoma kandi nawe agaforoma abandi. Ntekereza rero ko iyo mihamagaro yose yagiye ariho yagiye itangirira. Yego mama Pastor ni uruhe ruhare muri iyi minsi mu muryango nyarwanda ndetse no n'ahandi haragenda hiyongera icyo bita ama crise familiale cyangwa ama divorce, ubwiyongere bwo gutandukana kw'abashakanye. Ibibazo biragenda byiyongera mu miryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni uruhe ruhare itorero ryari rikwiye kugira mu kurwanya amakimbirane yo mu miryango? Itorero twagombye kuba aba mbere nyine bigisha abantu kandi ubundi n'itorero rirabikora. Kwigisha abantu nyine kubanza kwigisha byagombye gutangirira hasi mbere yuko umuntu ajya gushaka. Yagombye kubanza akamenya ngo ese iyi business ninjiyemo nibuka ukuntu bajya babivuga mu Kinyarwanda ngo umushinga niba ari umushinga ninjiyemo umuntu agomba kubitangira hakiri kare. Bigomba gutangirira mu rugo, umubyeyi akigisha umwana we akamubwira umukobwa ni iki, umuhungu ni iki, bimutegereje ni iki, uzashaka se. Gutangira ababyeyi twigisha abana indangagaciro z'umuntu. Noneho itorero naryo rigomba gutangira rikigisha abana bagatangira bakabigisha. Nuko nyine imirimo yabaye myinshi ariko bibaye byiza hagomba mu itorero kuba abantu bashinzwe buri kategori ya buri cyiciro. Mbese bagatangira bakigisha abana gusenga n'ibyo, gusoma Bibiliya n'ibyo, ariko bagatangira bakigishwa ibindi by'ingenzi byo kugira ngo umuntu abe umuntu, kubaha, gukora,
kumenya itandukaniro ry'umukobwa, kumenya itandukaniro ry'umugabo, noneho umwana agakura ibyo bintu abizi. Kuko akenshi twagiye twinjira mu ngo tutarigeze tubimenya, bimwe ugatangira kubyiga uramaze gushaka kuko utigeze ubyigishwa. Ariko itorero ritangiriye hasi rikigisha abana bakiri batoya, bagakura bagenda bigishwa, byarushaho kuba byiza. Ariko hari benshi nyine bahita binjira mu rugo batarabyigishijwe, nabwo bagomba kwigishwa. Mbona icy'ingenzi couple igomba kumenya, ukumenya itandukaniro ry'umugabo n'umugore, kandi bakamenya n'ihuriro ryabo, byarangira noneho bakigishwa communication, bakigishwa mbese iby'urugo ni byinshi cyane. Ariko iyo wamaze kumenya itandukaniro ryawe wowe mugore, ukamenya n'itandukaniro ry'umugabo, noneho ukamenya aho mutandukanye, ukamenya naho muhuriye, nekereza ko ibyo ngibyo bifasha. Itorero rero ryagombye kwigisha abantu bamwe, rikabantrena noneho nabo bakajya kwigisha abandi. Nekereza ko ari byo twagombye gukora. Yes. Pastor Catherine, iyo ari mu kazi ka leta cyangwa gasanzwe aba ari umukozi wa leta, mu rugo aba ari umubyeyi, mu rusengero aba ari umupasiteri ufite inshingano. Ibyo bintu byose ubihuza gute? Ni challenge. Ni challenge, ariko Imana ishoboza umuntu, kuko tubwira ko nta kintu yaduha tutagishoboye. Umumama rero aba ari dimension, niba nabivuga, bari afite byinshi ashoboye. Nasanze umuntu ashoboye ibintu byinshi, maze kugera i Burayi niho nabonye ko umuntu ashoboye ibintu byinshi cyane. Dushoboye ibintu byinshi, kandi ibyo dushoboye byose siko tubikora. Ariko mbese Imana iba yararwaye ibyo byose, yararwaye n'ubushobozi bwo kugira ngo ubikore. Ubwo iyo ngeze mu kazi nyine menya ko ndi mu kazi, ariko bitankuyeho ko ndi umukristo. Aho ngenda hose mba ngomba kuba ndi umukristo. Ikindi iyo ndi mu rugo nyine menya ko ngomba kurera abana, ngomba kubatoza gusenga, ngomba kubigisha ijambo ry'Imana, ngomba kubatoza kubaha, ngomba kubigisha gukora cyane. Hari ibintu bitatu papa yajyaga twigisha, atubwiraga ngo umukobwa agomba kumenya kubaha, agomba kugira isuku, agomba kwirinda kwiyandarika. Ibyo byose nyine ukabyigisha. Tubigisha gukora cyane, tubigisha cyane cyane kubaha Imana, tubigisha gusenga, tubigisha gukora n'ibijyanye n'ubuzima bwabo, kwiga cyane, gushyiraho umwete. Ibyo ngibyo ndabimenyeranye. Nagera mu rusengero ugomba kuba ufite amabara menshi. Nkuko nabibabwiye, itorero ryacu ryitwa international. Tuba dufite abantu baturuka mu bihugu bitandukanye, dufite nationalite nyinshi. Kugira ngo rero umenye buri wese uko umutwara, donc biba bisaba ubwenge bw'Imana, kandi bigasaba ko Imana ibigufashamo. Kuko udafite umwuka w'Imana ugenda ukuyobora biragoye. Wagenda usitara kuri bamwe ugasitaza ku bandi. Ariko Imana iradushoboza, mbese tukabikora uko Imana idushoboje, kuko ntaga ari umurimo woroshye. Ariko Imana, umwuka w'Imana agenda kuyobora, ukagenda ubikora neza. Yego. Nk'umubyeyi akaba n'umushumba, ubaye marene uramuzi? Ni umuntu urera umuntu ugiye nko gushaka. Marene nyine uriya w'umukobwa ugiye gushyingira. Urongera wabyo uri kubyumva? Ubaye marene, umukobwa ugiye kumarena cyangwa kubera marene, hasigaye iminsi wenda 3 ngo akore mariage, aragusanze mukoranye ikiganiro, akubajije ikibazo kivuga ngo ni iyihe mpamba wamfunyikira kugira ngo nzubakwe urugo rwanjye rukomere? Nazitwara gute? Narwubaka nte? Narangwa n'iki mu rugo? Ubu ndashaka kubaza ngo ni icyo umukobwa yakora cyangwa ni icyo umugore yakora mu rugo rwe kugira ngo arwubake rukomera? Yarangwa n'izihe ndangagaciro? Yakwitwara gute? Ni ikibazo cy'umukobwa ubereye marene. Ni inama ugiye guhereza abakobwa bari kureba iki kiganiro, ati niba ushaka kuzubaka urugo rugakomera, uzarwubake gutya, uzamere gutya, uzarwubakire kuri ibi. Yego. Wakoze cyane kubw'icyo kibazo. Ni ikibazo gikomeye kandi cyiza, kuko nta umuntu yagihungira. Kuba marene ari iwacu sinzi ko bihari, ntabwo ndaba marene. Ariko umukobwa aje akansanga, ni nk'uko twavuze ko yagombye kwigishwa akiri mutoya,
ababyeyi nibo bagombye kuba barabitangiye kuba yavuga ngo ngiye kumwigisha asigaje iminsi 3 ngo ajye mu kizamini cyeza yaba yaratinze ntabwo ari ukumwigisha nko kumuha impamba ati itwaze n'ibi ati kwihangana urumva uzakongereho n'ibi mu rugo kugira ruzakomere namubwira nyine kwihangana kwihangana ni kimwe kwihanganira byose kwihangana mbese muri rusange ubundi nkamumubwira ko agomba kuba yubaha Imana byamufasha cyane kandi ikindi namubwira no kumenya gukora cyane kuko ubugiye mu rugo muri abantu babiri ariko ejo bundi haziyongeraho abandi cyangwa se hazazamo imiryango uzakenera ibindi utakenera gukira umukobwa bisaba rero kuba ufite ubushobozi namubwira rero ko uko yakoraga yakongeraho gukora cyane kuko ubukeneye ubutunzi kwareka mvuga ubutunzi bisaba ko umuntu winjiye mu rugo rero yitoza gukora cyane naratangaye reka mbivuge sinzi niba muzabipibiriya cyangwa muzabikata ariko tujya mu ntara ntabwo tuzabikata tujya mu ntara nagiye mbona abantu baba bicaye ku muhanda mu gitondo cya kare ugasanga umuntu yarambije amaguru kandi ukabona n'umumama afite n'utwana yicaranye natwo ku ruhande yicaye rwose yarambije ndavuga se buriya koko bizagenda bite ko yicaye muri ari we yakagombye gukora muri avamidi ubu ko yicaye muri apremidi arakora iki numva rero ko umuntu yagombye gukora hari abantu mwakoresheje sinzi niba ari wowe nigeze numva hari mama babiri numvise sinzi kuko baciye ku kinyamakuru reka mbavuge wa mbere ntabwo mbaza ariko nabumviseho wa mbere n'umumama witwa bariya baririmbana Dorcas na Papi Cleve umumama we yaravuze ati twarakennye simbona icyo nkora nta bushobozi mfite ariko nkagenda nkazinduka mu gitondo nkirirwa ngenda ntazi igisubizo aho kiri buve banciye amafaranga yo gukodesha inzu ariko nkabyuka nkagenda nkavuga nti wenda ndi buyatoragura naravuze rero ni icyo ngicyo ni ikintu cyiza cyane bakoraga kuko akoze muvoma ntabwo Imana izazi gutabara wicaye ahubwo izagutabara muri uko nguko uri kugenda uri gushakisha uri gukora rero navuze njya mbwira abo bantu abo twari turi kumwe nababwira nibona nibura iyo baba bari kugenda umuntu akabona kuri kugenda nibona yabona ko hari aho uri kujya ariko iyo wicaye biba bigaragaza ubunebwe biba bigaragaza ko nta kintu uri gukora nagira umukobwa rero ugiye kujya mu rugo kwihangana ni intwaro ya mbere iga umugabo wawe umenye uko ateye umenye intege nke umenye imbaraga ze umenye ibimunezeza umenye ibimubabaza noneho ibyo kandi wite ku mbaraga ze ntiwite ku ntege nke ze kuko twese tugira intege nke dufite ibyo dushoboye dufite n'ibyo tudashoboye ariko ita cyane ku mbaraga z'umugabo we kwita ku ntege nke ze ubundi umwige umumenye umenye ibyo akunda ibyo yanga none ibyo akunda uba ari byoha agaciro kurenza ibyo yanga wirinde kubikora nta guhangana ngo uvuge ngo yanga iki ngiki ngiye kugikorera ngaha kugira ngo mpangane nawe no ahubwo shyira imbaraga mu kwihangana no kumwubaka aho kugira ngo umusenye umubwire amagambo meza amagambo yubaka urinde kumubwira amagambo amuca intege kuko amagambo aca intege nyine niba ari ikintu ushaka ko mugeraho kimubwire neza umwubashye ubundi muzagera kuri byinshi donc kwihangana gukora cyane gusenga kwiga umugabo kumusobanukirwa kwita ku mbaraga ze ukirinda intege nke ze n'ibindi byinshi ntarangiza muri aka kanya yego wa mukobwa we ngira ngo urabyumva cyane mu byakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa 36 hari inkuru ijyanye n'izuka rya Tabita yari umumama reka tubisome gatoya kuri 36 haravuga ngo kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita risobanura ngo Doruka uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi muri iyo minsi ararwara arapfa bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru
kandi kuko iruda hari bugufi bw'iyopa abigishwa bumviza ko Petero ariyo bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeho bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Iyi nkuru ya Tabita ni umumama nyine nk'uko Bibiliya ibivuga, wabayeho wakundaga kwita ku mfubyi n'abapfakazi, abadodera imyambaro, agira ubuntu bwinshi kandi yita ku bantu batishoboye, ndetse bituma aje gupfa ba bantu yagiye agirira neza batakambira Petero cyangwa batakambira Imana kugira ngo imubagarure kubwo imirimo myiza. Tabita azurwa n'imirimo myiza yakoze. Iyi nkuru ya Tabita ni iki kwigisha nk'umupasiteri, cyangwa ni iki kwiye kwigisha abantu badafasha abatishoboye? Ubundi gufasha njyewe nabonye hari ibyo nakwita ko ari umuhamagaro. Umuntu wese yashobora gutanga no gufasha, ariko mu rwego rwa Tabita mbona yari abifitemo umuhamagaro, yari afite impano y'Imana yo gukunda abantu no kubitangira cyane. Ariko numva ko buri wese yagombye gukora effort, yagombye gukora uko ashoboye kugira ngo mbese afashe icyo arushije mugenzi we amufashe. Twariho tuganira n'abantu turiho tuvuga tuti ubukungu buri mu isi turamutse tubugabanye twese, tukagabanya tukanganya, buri wese akagira icyo abona, nta mukene waba mu isi. Yego, abakire bose bazanye amafaranga bafite bakayagabana n'abandi bantu, ntawe. Donc ubukungu bwose dufite abantu bose tubukize hasi tukagabana tukanganya, nta mukene waba ku isi. Abakene baba ku isi kubera ko bamwe dushaka kuzamuka, abandi tugashaka ko bamanuka, dushaka inyungu zacu tukareka iz'abandi. Nkaba rwose nankuraja ngira abantu ngo twe kwizirikana, ahubwo tuzirikane bagenzi bacu, cyane cyane mbese abafite icyo barushije abandi, abafite icyo barushije abandi. Ariko abenshi baragerageza, ariko utarabitangira nyine nawe yagerageza. Ntukarye ngo urye neza buri gihe, aroro kubona umuturanyi wawe buri gihe arya ibintu bitarimo intungamubiri cyangwa za dodo gusa, niba ariko mubyita. Twebwe dodo turazikunda cyane. Umuntu urya nabi ntangana umva muvuga ngo arya dodo, ariko twebwe iwacu uzibonye ashima Imana. Ariko numva ko vraiment umuntu yagombye kugira uwo mutima wo kumva ko atakwizirikana, ahubwo yazirikana mugenzi we. Ntumve ko yego niba ufite ubushobozi ambara neza baheza cyane, ariko zirikana n'uriya nawe nta kintu aba yarakoze kugira ngo bigende kuriya, nawe yakifuza kubaho neza. Nifuza rero ko nagira inama mbese buri wese ngo vraiment yongeremo imbaraga, dufashanye kugira ngo mbese tuzamurane. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko mbese buri wese yagombye gutekereza gufasha mugenzi we. Yego, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Turimo tugenda tuza gusingira umusozo w'iki kiganiro, ariko mu bantu baba bari kutureba habarimo abantu bababaye, barwaje, bihebye, biganyiriye, bafite ibibazo bitandukanye bituma banavuga ati ahari Imana nticyumva, Imana ntigikora, ntigisubiza. Aba bantu bakwiye ijambo ry'ihumure. Nirihe jambo wabwira abantu? Rishobora kuba ari biblique, rishobora kuba ari iry'imbamutima zo guhumuriza abantu. Bene abo bantu bababaye, bihebye, bari mu bihe byabo bitari byiza, ni iki mama Pasiteri Catherine yababwira? Nabwira umuntu uwo ari we wese ko ikibi kikuzaho ntabwo ari Imana iba yagishatse. Tugomba kumenya ko hari Imana, hari na Satani. Ikibi kikuzaho rero ni Satani uba wagishatse, nako uba ukigukorera. Ugomba kumenya rero ko akwanga
kandi afite umugambi mubi kuri wowe, ariko Imana idushakaho ibyiza. Rero ni ukwizera ko Imana ishobora kugutabara ugasenga, kandi niba ari urugi Satani anyuriramo, ari umuryango anyuramo kugira ngo agutere, nyine uwo muryango ukawukinga. Niba niba tuvuge yinjirira mu kuguteza indwara anyuze muri alcohol, ni ukuvuga ko uwo muryango wa alcohol uba ugomba kuwufunga. Niba yaguteza indwara aciye mu busambanyi, ni ukuvuga ko ubwo busambanyi ugomba gutandukana nabwo. Niba yaguteza indwara kubera ko mbese ibintu byinshi bitandukanye, hari indwara abantu bagira, indwara z'imitima n'iki kubera kwangana, cyangwa se hari indwara nyinshi zagiye ziza mu mibiri y'abantu kubera ko hari ikintu kibi, mbese hari ikintu yimitse mu mubiri we, noneho Satani akagiheraho rero, kuko buriya Satani nawe ntabwo ajya apfa kwinjira adafite umuryango. Abantu rero bagomba gutandukanya bakamenya ngo ese uyu muryango ndi gukingura ko Satani ashobora kwinjiriramo, ukawurinda. Rero niba ari ukwangana, niba ari inzika, niba ari ishyari, niba ari iki, ugasaba Imana ikaguha imbaraga zo kunesha ibyo byose, kuko hari rimwe na rimwe mu mubiri ntibishoboka, ariko ugasaba Imana ikaguha imbaraga zo kubinesha, kuko iyo miryango niyo Satani anyuramo atera abantu. Ashobora kuguteza agahinda, nibyo koko ashobora kugutera mu buryo bumwe na bumwe, ariko abo nyine umwanzi yabashije kwinjira, mwizere Imana ko Imana ishobora kubatabara. Musenge, muyitabaze, izabatabara. Niba ari igisubizo cyabonerwa hano kuri iyi si, musabe ubufasha, musabe ubufasha bwabasohora muri icyo kibazo, kuko tutari gutereta ikibazo kimwe ntabwo namenya ngo ikibazo turi kuvuga ni ikihe, ariko twiringira Imana. Imana iratabara, Imana irarengera, twarayibonye, twabonye abo ikorera ibintu bimwe bitandukanye. Umenye gusa ko hari umwanzi wawe kandi hari n'umukunzi wawe. Ushakishe umukunzi wawe, kuko niwe uzagufasha kunesha umwanzi wawe, kandi ukinge imiryango yose umwanzi yatereramo. Nicyo nabasha kubivuga. Yego. Ngira ngo ni inkuru nziza y'ihumure yakubwiraga wowe uri kureba iki kiganiro. Uyu mumama akora ivugabutumwa nk'uko yabivuze yuko we n'umutware we bashumbye itorero hariya, ariko bakanagira umurongo w'ivugabutumwa bakunda gutambutsaho ibiganiro bitandukanye n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'ivugabutumwa. Ni chaîne yabo yitwa Urugi Rukinguye TV. Ngiyo ipininze munsi y'iki kiganiro, yisure wiyandikishe. Ubwo tuba tuvuze gukora subscribe kugira ngo ibindi byinshi bitazajya bigucika, bigende neza. Natwe tuzajya dukomeza kugenda tuyibaha kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, nk'uko Yesu yavuze ngo abajyana nawe gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Twari kumwe rero n'uyu mumama, reka tumushimire cyane kuba yaduhaye uyu mwanya akatuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora, ibahereza umugisha cyane, kandi arakomeza urugendo mu minsi mikeya. Imana izajyane nabo n'ubundi bashyike amahoro hariya muri Finland aho batuye, nk'uko rero twatangiye badusengera, n'ubundi baradusengera. Ariko mbere yo gusenga haba hari ubutumwa wabwira abantu bari badukurikiye, ubundi ukadusengera tukagana ku musozo. Turabashimiye cyane rero mwebwe mwakurikiye iki kiganiro. Navuga ngo abantu batarakira agakiza, nabifuriza kwakira agakiza. Reka mbasabe abatarakira agakiza, abavuga bati ibyo bintu by'Imana muvuga ntitubizi, mbasabe bavuga bati Mwami Yesu, turakwakira uyu munsi, injira mu buzima bwacu, uduhindure. Turagusaba imbabazi ku gihe twamaze tutagukorera, none ngwino winjire mu buzima bwacu, uduhindure, utugire abana bawe, mu izina rya Yesu, amen. Abo ni abatarakira agakiza, kandi ndakomeza n'abandi ba Kristo bari guhura n'intambara zitari zimwe. Mumenye ko umwanzi wacu ari umwe, ko ari Satani, ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo tumurwanya azaduhunga. Rero ukomere, ikigeragezo urimo si cyo kivuga ko ari ryo herezo ryawe, ahubwo Imana ishobora kugutambutsa icyo kigeragezo. Kandi nshimira n'abandi bari kugenda muri iyi nzira neza, ngo mureke tuyigumemo, kuko iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza azaturuka. Rero bene data, turabakunda, mureke dukomezanye, dusengerane, tugirane inama, kandi shimira n'Abanyarwanda ko mukora neza,
hari kwiteza imbere ni kwinshi muri iki gihugu. Igihugu kirasa neza, nakunze ukuntu gisa neza, nakunze ko abantu bakundanye, nakunze kubona natire, nkunze natire cyane. Iki gihugu naragikunze. Shimira kandi n'abanyamatorero, abapasiteri, nkomeza n'umudamu w'umupasiteri ngo komera, dukomere, dukorere Imana. Ibicantege biri kugenda bishaka kuduca intege ntitubyiteho, ahubwo twite ku muhamagaro, twite ku Imana yatuvuzeho. Imana ibahe umugisha. Amen. Dusengere. Turagushimye Mana yacu ku bw'aka kanya tumaze kuganira. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo ijambo riherekeze ahagoramye uhagorore, kandi Mwami rigire umuntu rihindura, rigire umuntu rigira aho rikura, rigira aho rimugeza. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuntu uri traversare mu madifisi, umuntu uri kunyura mu kigeragezo kugira ngo kimutambutse mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri umutabazi wacu kandi uri umurengezi wacu. Ndasengera abarwayi kugira ngo bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuma kanseri, ndavuma za diabete, ndirukana indwara z'imitima mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bakire babe bazima, kuko ijambo ryawe ritubwira ko mu mibyimba yawe ariyo wadukirishije. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo abantu bakire uburwayi bubagoye, kandi ndasengera abafite ibibazo bya ekonomi kugira ngo werekane kugira neza kwawe Mana, ubafungura amaso babone icyo bakwiye gukora kugira ngo ubukungu bwabo bwiyongere mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera ingumba, ndasengera ababuze urubyaro kugira ngo nabo Mwami ubahe urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu bafite ibibazo bitari bimwe kugira ngo gutabarwa kuva mu ijuru kube kuri bo, kandi icyubahiro kibi cyawe kuko uri Imana. Urakoze Data gukora n'ibyo ntabasha gutekereza, n'ibyo ntabasha kuvuga, kuko uri Imana ishobora byose. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ibahe umugisha.